minsi ishize waratsinze Farawo ahagurukana n'amagare bashaka kugira ngo bagarure Abisiraheli kandi ari wowe wari ubahagurukije. Ibyabaye ni amateka. Mose yamenye umwanzuro w'ijuru, amenya ko wemeye yuko urugendo rukomeza kandi urwo rugamba warurwanye neza utavunitse, kuko wakoresheje amaso ngo witegereje Abanyegiputa bacikamo Egiputa. Wakoresheje amaso. Urakomeye cyane. Mu minsi ishize warongeye kugaragaza kuri Imana itaginishwa. Ibyo byagaragaye ubwo Gideyoni yari amaze kumenya amakuru. Uramubwira uti ubu rero mbagabisha igihugu ndakibahaye, Abamidiyani baratsinzwe. Uramubwira uti ariko hari umugabo naguha witwa Pura, mukamanukana mu rugerero ukumva ibyo bavuga ugahera kukagira imbaraga. Ayo makuru twarayamenye. Isaa 4:18. Uri Imana itaneshwa, uri Imana ihora itsinda, uri Imana ifite icyubahiro, uri Imana izahorana icyubahiro. Urabigaragaza ko uri Imana itaneshwa. Icyo gihe Abamoni n'Abamenewonimu barakubagana bajya gutera Yehoshafati, batazi ko Yehoshafati afite Imana itaneshwa. Yehoshafati afata gahunda yo gusenga. Urangije umuhanuzi witwa Yahaziyeli ahagurukira mu iteraniro aravuga ngo muri urwo rugamba ntabwo muzarwana, muzihagararire gusa. Haleluya! Uri Imana itaneshwa. Warabigaragaje. Nebukadinezari acana itanura aricana karindwi. Urabigaragaza. Bene data bavamo nta n'umwotsi ubanukaho. Warabigaragaje ku ngoma ya Dariyo. Intare zanga gukora kuri Daniyeli. Vuba aha urabigaragaza. Abitorera bagira umwete wo gusenga. Petero haleluya we yararizwe n'abasirikare 16, ariko waragaje kuri Imana itaneshwa. Marayika araza amusubiza n'ibyo bari bamwambuye, aramubwira ati fata inkweto, fate n'umwitero maze unkurikire. Imiryango ubwayo yari ikingura. Uri Imana itaneshwa. Uri Imana itaneshwa. Aya makuru tuyatangarije muri iyi sale. Iyi ni inzu nini mu nzu ziri Kigali. Iyi ni inzu imwe mu nzu nziza dufite aha. Urabigaragaje muri iki giterane cya Shalom Gospel Festival. Urabigaragaje mwami, urabigaragaje we, ugaragaje kuri Imana itagineshwa. Ibendera ryawe riri hejuru. Yesu waratsinze, ingoma yawe iri hejuru. Warabwiye ijambo ryawe riravuga ngo Uwiteka uri hejuru, ibintu byose birusha imbaraga. Wazutse uzindutse. Intsinzi yawe uri mu muzuko. Umanura umwuka wera. Imbaraga z'Imana zirakora muri iki giterane. Usa n'imitima yari ihungabanye muri iki giterane. Uzana abantu kuri Yesu muri iki giterane. Uzuza abantu umwuka wera muri iki giterane. Indwara zikire muri iki giterane. Kigali igira amahoro, u Rwanda rugira amahoro, Gazabi itekane, itorero ribe amahoro muri iki giterane. Dutangaje imbaraga za Yesu ziri mu intsinzi. Fasha abakozi bawe bagiye kukuvugira. Ugaragaze kuri Imana idatsindwa, ugaragaze kuri Imana iri ku ngoma. Icyubahiro n'ubutwari n'imbaraga no kuganza
no gukomera. Ni ibyawe uhereye none ukazagenda ukazageza iteka ryose. Intebe yawe izahora ari iy'icyubahiro. Ibyo nsabye bisabye niyoroheje cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Amina, amina.